turabasuhuje abakurikirana ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi hano kuri Mugisha TV, baba bari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu by'umwihariko aba diaspora, mbahaye ikaze. Umuhanzi Ngombwa Timothée wari ukomeye mu njyana gakondo cyane cyane mu ndirimbo zifashishijwe mu rugamba rwo kubohora u Rwanda, yitabye Imana ku wa gatanu tariki 20 Werurwe 2026 nk'uko byemejwe n'abamuzi ndetse n'inshuti n'imiryango. Mu kiganiro n'Igihe, Kayi Jean Blaise uzwi ku izina rya Jimmy Pro watunganyirizaga indirimbo uyu muhanzi yemeje iby'urupfu rwe. Yagize ati yego nibyo, umusaza Ngombwa wabaye mu itorero Indahemuka akanahimba indirimbo nyinshi zirimo Inkotanyi ziganje amarembo, Dore turatashye, Ziravumera n'izindi, yitabye Imana mu ijoro ryakeye. Akomeza ati amakuru y'itabaruka rye yatangajwe n'umuvandimwe we Taratibu Theodore, ni gutyo ubutumwa bwangezeho. Ngombwa Timothée yanafashije abahanzi batandukanye barimo Cyusa cy'Inganzo, Teta Diana mu mashusho y'indirimbo ye yise Agashinge n'abandi. Uwo bakoranye bya hafi by'umwihariko kuri album uyu muhanzi yiteguraga gusohora, yabwiye Igihe ko ashobora kuba yazize uburwayi. Ati cyamwishe sinagihamya, gusa nzi ko yari amaze iminsi arwaye. Ngombwa Timothée w'imyaka 80 y'amavuko asize asohoye indirimbo zisaga 100. Yatangiye umuziki akiga mu mashuri abanza mu karere ka Gicumbi. Mu mwaka w'1958 Ngombwa yahimbye indirimbo y'ikipe y'umupira w'amaguru yitwaga Bayville. Ngombwa yavukiye ahitwa mu Ndorwa, aho se yatwaraga ku ngoma ya Rudahigwa, ahahoze ari muri teritwari ya Byumba. Nyuma baje kwimukira ku Kicukiro ya Kigali mu 1960 bahungira muri Uganda, bamarayo imyaka 4, nyuma banyura Tanzania bajya mu Burundi, aho baturutse batashye mu Rwanda nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Mushimiye abakurikiranye iki kiganiro cyose kuri Mugisha TV, mukomeze gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byiza n'amakuru meza tubagezaho umunsi ku wundi bijye bibageraho ku gihe. Ndabashimiye.